Menya inkomoko y'igitsina cy'izina Diane. Izina Diane rikomoka ku izina Diana ariko mu Kilatini rikaba ryarakwirakwijwe cyane n'Abaroma muri mitoloji. Imyemerere ya kera Abaroma Diana yari imana y'ukwezi kw'abakobwa b'inyangamugayo, ntiyari irengereye ibidukikije cyane cyane ishyamba n'inyamaswa. Kubera iyo mpamvu izina Diane ryagiye rifatwa nk'izina ry'uburenganzira, isuku n'uburanga. Mu Kilatini Diane bivuga umucyo n'ukwezi cyangwa umucyo uturuka ku Mana. Mu buryo bw'imvugo Diane bivuga umuntu ugaragara nk'uri intangarugero, uha abandi urumuri, n'utuma aho ageze haba amahoro. Ubusobanuro mu ndimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, ufite ubuntu n'uburanga, umucyo w'ijuru. Diane ashobora gufatwa nk'umuntu ugira ituze, ukunda amahoro, utanga icyizere kandi ukunda gutabara abandi. Ibiranga abitwa ba Diane. Abitwa Diane akenshi bifatwa nk'abantu batuje kandi bazi kwihangana, ntibakunda amagambo menshi adafite umumaro. Ba nyampuhwe kandi bamenya gufasha abandi, bitangira inshuti n'umuryango. Bagira urumuri rwihariye, baba bafite uburanga cyangwa imico ituma bamenyekana ku bandi. Abanyembaraga zo guharanira ibyo bemera, ni abantu b'intwari mu gucunga ubuzima bwabo no guhagarara ku kuri. Abanyadushya bakunda ibintu by'ubuhanzi, ibidukikije, ndetse bagira impano mu guhanga cyangwa mu gufasha. Diane mu buryo bw'iyobokamana. Mu Gikristo Diane asobanura nk'umuntu ufite umucyo uturuka ku Mana kandi ukunda kubana n'abandi mu rukundo n'amahoro. Kubera inkomoko izina umucyo n'ukwezi bisobanura gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko Diane ari umuntu utuma abandi bumva batangiye ubuzima bushya cyangwa bakagira icyizere. Muri makeya, Diane ni izina rifite ubusobanuro bwimbitse: umucyo, ubwiza, ituze n'uburenganzira. Rifatwa nk'izina ry'abakobwa bafite ubuhanga, impuhwe n'ubutwari no kwitangira abandi. Iki cyari igitsina cy'izina Diane. Uvuze ko yari kwaza gusobanura, twakira muri komenti. Murakoze.